TV3 TV3 yitwa mpuzamahanga wa Silvestre Musa ateye ikipe yitwa Marine igitego ngo kibabaje kigiyemo abantu bose stade bakireba cya gitego bagiteguye gute basiri si ikibazo cyo gutegura igitego ahubwo twebwe icyo twagombaga gukora cyari ikintu kimwe no gutsinda match at any cost ku giciro cyari cyo cyose nibyo bintu dukoze rero ngira ngo nk'abantu twaganiriye ku munsi w'ejo naye nabibabwiye ko ku giciro cyari cyo cyose niyo baza kuba ari abakinnyi nka 15 ba Marine bari mu kibuga ku kiguzi cyari cyo cyose kibi gice cy'igitego kibi igitego cyuzuye bibi bitego bibiri bibi bitego bitatu Rayon Sport agomba gutsinda iyi match igisobanuro cy'umupira w'amaguru muri uyu mwaka w'imikino ndongera nkibibutse mwarakibagiwe igisobanuro cy'umupira rero n'ahandi makipe akina bikarangira Rayon Sport itsinze urongera utanze ubutumwa ubutangiye kuri stade Umuganda igisobanuro cy'umupira w'amaguru ni kimwe cyonyine amakipe yose araza agakina nari yayo bategeye yayo batategeye yaryamye heza yariye heza ameze neza ameze nabi yose ariko bikarangira Rayon Sport itsinze hanyuma se katugaruka aho ngaho igice cya mbere Marine yabandira kwataka ihushi ibitego ariko badutubwire ku muri twa Pavel Nzira uyu munsi wamonye ute si Pavel Nzira gusa iyo turimo turavuga 11 b'abazungu nta gice cy'umuzungu kibaho umuzungu aba ari umuzungu aba yuzuye ndimo ndohereza amafaranga ihangane ngomba kohereza amafaranga kipe ni yatsinze amafaranga simwe yafite wasiri ndi no kubikuza kuri banki nje nyuza mu mbanze nanabikuza yego rata icyo nari ndimo ndavuga Spaveri gusa ahubwo ni ikipe yose iyo turimo turavuga 11 y'abazungu nta gice cy'umuzungu kibaho ikipe bigomba kuba yuzuye tujya kuzana imyumvire twagombaga kuba nyine dufite ikipe yuzuye sibyo ugomba kuba ufite umuzamu uri mwizamu akaba akina fully 100% ukaba ufite umwata kuri imbere uri buze kuguha ibyiwe byose 100%. Niyo myumvire ya 11 y'abazungu baje kuzungura imyumvire yari iri mu ikipe y'umwaka ushize w'imikino naho ntabwo ndi buze kujya kuri performance ya buri muntu wese ahubwo ndaza kubihuriza hamwe mvuge ngo ikipe ya Rayon Sport yose yakinnye neza 100%, kubera ko umuzamu afite save nk'eshatu yakoze zitugarura mu mukino, Yusudian afite clearance nk'enye yakoze zitugarura mu mukino, Serumogo gutyo, Musore Prince gutyo. Niwinjira muri Mediane gutyo buri mukinnyi wese yari yiteguye gutanga ibyo afite 100%. Ibyo nibyo Rayon Sport isaba rero buri mukino. Ni nacyo kintu twasabye abakinnyi umwaka w'imikino ujya gutangira. Duhe byose ufite ibindi byihorere. Ariko equipe ya Marine hari n'abayobozi babaganirije nyuma y'imyitozo bakoze kuwa gatanu. Hari n'abayobozi babaganirije bavuga ati n'umutora namubajije iki kibazo ndamubazani barabayobozi bakugwa ngo bansabye kubashimisha kandi nzabikora ariko birangiye byanze. Marine ngo yari yakane hasi no hejuru. Ubu umugani n'uwuye nta mugani nabacira umugani wese yawarayimaze nabacira umugani rero nabonye ubwo navuga ko gukina na Rayon Sport bimworohera yego ndamushimira ko ari umunyakuri kubera ko nyine gukina na Rayon Sport birangira mutsinze niyo mpamvu bimworohera umwaka ushize w'imikino ari ibintu byatubayeho bituma uyu mwaka w'imikino ko watangiye tugomba kugira ibyo dukora kugira ngo ubuzima bube bumeze neza. Uyu mwaka w'imikino hari ikipe zimwe na zimwe zagiye zibabaza ikipe ya Rayon Sport ariko zikababaza Rayon Sport binyuze muri Rayon Sport ubwayo. Rayon Sport ikaba barabinyuzemo. Rayon Sport kibabaza. Rayon Sport ubwayo ikibabaza ariko hari izo kipe byaturutseho zihari. Nyine hari ikipe bagomba gukina zikaba arizo zibabaza ariko zikayibabaza zinyuze muri Rayon. Uyu mwaka w'imikino shiti zanjye bavandimwe izo kipe zose aho nzajya mpurira nazo nukugira gute izo kipe zose aho nzajya mpurira nazo kuzahuranya barajya babibona turi mu kibuga ariko se no tugaruka inyuma ngewe icyo mvuga hari benshi bavanga ngo Rayon Sport yakora amanota 3 kuri Marine ina ubwo umuntu ni ababwa ko bibeshye equipe yahindutse ni nacyo kintu cyonyine ndi kubwira abantu nyine 11 y'abazungu nibe bakora wowe uricara uvuga ngo ngo ntibishoboka ngo niyahakura ngo byagenda gutya ariko nyine ni Rayon Sport icyo uyu mwaka w'imikino turimo turakora 11 y'abazungu nukongera gusubiza ikuzo iyi badge one team one dream 11 ba Rayon Sport bapanze neza bari mu kibuga bose bahagaze kuva ku muzamu kugeza ku mwataka
kuyitsinda byakugora. hanyuma mwaje gukina umunsi Emery Bayisenge yagiye isabukuru y'amavuko namenye ko amakuru mwamuteguriye ngo intsinzi none murayimuhaye ibyifuzo bise bibimama Yego, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Emery, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday, Emery. We owe you something. I owe you a bottle of something you want. Ubwo n'ubutumwa muhaye. Mwemereye agashupa k'icyo kunywa ashaka. Yinjiyemo dukina iminota mike na clearance nziza zitanze byose twari dukeneye. That's it. hanyuma rero muri weekend hari match Karundura ubushize warambwiye ngo nagikiri derby ngo derby ubu ngubu ngo ni Al Hilal ndetse n'ikipe yitwa Rayon Sport urakina n'umukeba muri weekend tariki 8 yanganyije na Rutsiro nawe urakora iki imbere y'ikipe yanganyije na Rutsiro ndagukosora ntago ari mukeba Mukeba wa Rayon Sport ni ikipe zageze mu matsinda bo bageze muri WhatsApp group twebwe twageze muri group stages bo bari muri group ya WhatsApp yego bageze muri group ya WhatsApp ariko twebwe twageze muri group stages game ibi birasobanura iki rero dufite match y'umunsi wa 7 wa champion ndi no gutumira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo bazaze kureba uyu mukino kubera iki barababaye cyane kuri finale ya Peace Cup muri stade Amahoro ibitego bibiri hari n'abantu benshi numvisha bavuga ngo barashaka iriya match iyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 iminsi ntitinda rero yageze ntibashakaga match yaje si game bashakaga niba hari ikintu kitajya kibesha iminsi irashira ikagera hari abantu bashakaga uyu mukino finally umunsi wageze ndimo ndatumira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport duhurire muri stade Amahoro ndashaka kubereka ikintu cyitwa football biryani ubwo football biryani bisobanura iki umupira ugenda umuceri wa biryani n'umuceri uburyoshye cyane ugenda byo kuri level yo hejuru umutoza wa Sport aravuze ngo ngiye manchaka gutambaza yego noneho rero football biryani muri stade Amahoro igiye kwakira ikipe ku buryo ubwatsi buzarya baro barizarenga gace gashoboka corner zizabonekamo ni nkeya ni tanta musica tanta iyo beat tuzaba dukora mu kibuga abafana ku rundi ruhande rero niho bazashyiramo indirimbo igira iti nditaye ubu ngubu ngiye kubabwira indirimbo bazaba baririmba abakinnyi ba Rayon Sport pass zabo zirimo zirakora instrumentale bazaba barimo barayikorera baki abafana b'ikipe yindi baririmba bati nta mutoza dufite ubwo passe zirimo ziragenda nyine passe za Rayon Sport zizatuma bo baririmba bati nta mutoza dufite ubwo passe zawe zivuga ngo dan ego niyo instrumentale none abafana babo bazaba baririmba ngo nta mutoza dufite aba Rayon Sport bazaba bari mu kazi ko kurya imbuto z'abazungu aba bagira ngo 11 n'abazungu ibyo nibirangira bakurikizo kubara za passe sasa dore kuri 1 2 3 4 5 6 7 8 bigera kuri passe 180 twinjire muri box 142 199 bazajya bahita bapasa mwata kuri muri box atsinda igitego uko niko match yo kuri uyu wa gatandatu izagenda. Paveri Nzira nanga afite igitego ari umuntu arubimbye kuri iyo match. Paveri Nzira? Gafite igitego kuri oya atabarwaza umutima. Ariko ahana niyagira ushobora kumuhindukiza ngaho undi. Paveri Nzira zafite akazi ko gucuruza ikawa muri stade. Icyo kiraka twamaze kukimaza bari kwicururiza ikawa n'amaje. Dusoza shyiraho ubutumwa bwo kuwo munsi. Dusoza. Ubutumwa ni bumwe. Umutoza bazaze yitwaje ibikapu. Ku masezerano yose azaba afite ntazaharenza azahirukanirwa. Umutoza wa Peri Taleb azirukana kuri match abakinduza itike y'indege asanzwe afite azitwaza ibikapu birimo imyenda ye ndamutera kandanda ku buryo ari bwirukanirwa yari akete yuri indege niba tanamwirukana bazirukana. Ariko sakanuka abanyezamu ngo umutoza abanyezamu ngo bimeze gute kuri iriya match ndimo ndababwira nti bafite umutoza utoza abatoza b'abanyezamu urumva no expert mu gutoza abazamu sumu expert urumva we atoza abatoza noneho b'abanyezamu urumva ibyo bintu arabisobanukiwe ntabizi
ari uzahagarana na Pierre Mwizamu bajyemo ari babiri bajyemo ari babiri Rwanda Premier League yabyemeye cyangwa mugiye kandi twebwe tugiye kuyandikira urwandiko rwangwa iki ariko bayemerere ikinisha kompoza irete impamvu ubusabe mu gukinisha abakinnyi b'umurengera barenga abakinnyi barenga Bwana Muyobozi tubandikiye ibaruwa tubasaba ko iyi kipe izakira match ku itariki 8 z'ukwa 11 yakinisha abakinnyi 14 abo ni 11 basanzwe bahora bataka ko bibwe bazongerwamo mu expert Mwizamu agahagarana n'umuzamu akaba 12 bakongeramo abadefenseri babiri biyongera muri bane basanzwe bafite akaba 14 bakahita bongeramo n'undi mukinnyi umwe w'umwataka abakinnyi 15 nibo bagomba kujya mu izamu dusoza akantu kamwe byagenda gute byanyura mu inzira kugira ngo APR itsindere niyo nzira yonyine yamaye ngo ni inzira yo kwitahira bamwita mpuzamahanga TV3